Rubyiruko rw'u Rwanda, bana b'u Rwanda, ejo hazaza h'u Rwanda, maboko y'u Rwanda, reka niganirire namwe. Ese mwaba muzi ijambo ryitwa kwimana igihugu? Ese muzi ijambo ryitwa gukunda igihugu? Ese patriotisme cyangwa se umupatriyote ni muntu ki? Umupatriyote ni wa muntu udashobora kwicara aho bari kuvuga igihugu cye nabi. Umupatriyote ni wa muntu udashobora kwihanganira umuntu wakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose agasebya igihugu cyawe kubw'inyungu ze cyangwa se n'iz'abandi ariko batari mu murongo umwe n'uwo wowe wakabaye ushaka we nk'umunyagihugu. Uyu mugabo Joshua ntabwo ari umunyarwanda, ni umukongomani, ndakeka ni umukongomani. Murabizi umubano uri hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ntabwo ducana uwaka kubera nyine ibibazo bya politike bya bindi byose biba birimo aho ngaho. Joshua aza kwinjira mu gihugu ni ibintu tutari twiteze twese. Yinjira mu gihugu kuriya aza ari gukina n'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo izo video mwarazibonye ndetse byamuviriyemo no gufata agafungwa no gufatwa agafungwa. Birangiye kubera ko igihugu nyine ari umubyeyi, bumva iruhande bakumva n'urunguru bakavuga basi reka twihanganire ibi. Kubera ko igihugu ari umubyeyi barihangana baramubabarira aragaruka. Ariko agarukana tekinike yindi yo kutongera gukina n'amafaranga y'u Rwanda, ahubwo agaruka noneho akina n'imitwe y'abanyarwanda. Agaruka akina n'abanyarwanda. Misiyo afite cyangwa se yari afite ntabwo tuyizi. Ariko ikigaragara cyo imisiyo ya mbere nge mbona ni ukugaragaza isura mbi ku gihugu. Kubera ko murabizi ko urubyiruko aba arizo mbaraga. Urumva? Noneho arangije areba rwa rubyiruko rwa hano ku mihanda kuri social medias, noneho kandi babandi bafite audience iri hejuru kugira ngo ibyo babasha kuvuga byumvikane aho bashaka ko bigera. Niba yaraguhaye amafaranga ugatuka, biriya nyine ndabyita gutuka igihugu. Biriya ni ugutuka igihugu. Hari umwana w'umukobwa wigeze kuza ari kuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda barakennye, aterwa amabuye yitwa ikigarasha n'ibindi. Ariko se wowe noneho mbwira uruhande uhagazemo niba utarapuruvinze uwo mwana, ni wowe kuko ibyo bintu ntabwo siko bihamye. Reba aka gahungu hano, uyu si General Benda. Reba imyenda yambaye, reba ukuntu amaze guhinduka, ngo ni hejuru y'amafaranga ibihumbi bingahe, akajya gutukisha igihugu cye kuri aka kageni. Ese izi video muzi yazitangaga raporo yazitangaga kwande? Uriya si umunyarwanda, wenda tuvuge ngo ni umuntu waje gutya. Yewe si n'impuhwe zo gufasha abanyarwanda yari afite, kubera ko iyo aza kuba afite izo mpuhwe nibura yari kuvuga uti ndashaka gutangira mituweli abantu batishoboye 10 cyangwa se 5. Hano mu gihugu dufite, kubera murabizi nyine igihugu ntabwo abantu bose baba ku rwego rumwe. Hano dufite abantu batishoboye mu gihugu, dufite abantu bashonje. Niba koko ari umuntu ukunda igihugu, ukunda abanyarwanda, ushaka kugira ibyo afasha u Rwanda, yari guhera kwabo ngabo, ataje kwandagaza igihugu, ataje gutuma twebwe ubwacu nk'abanyarwanda twakabaye dukorera igihugu, twebwe imbaraga z'igihugu tuza gututsa igihugu, tukisha igihugu cyacu. Natwe turabyemera. Ni video itarakozwe n'umuntu umwe, abantu babiri, abantu batatu, kandi bakomeye barebwa. Ni video zagiye zirebwa cyane. Niba warakoze video kuri uriya mugabo yakwijeje yaba yaraguhaye cyangwa atarayaguhaye, uri injiji, uri imbwa, ntabwo ukunda igihugu cyawe. Ngewe ndabivuze ndiho, niba warakiriye ariya mafaranga menya ngo ariya n'ay'umugayo, ntukunda igihugu cyawe. Ikigaragara cyo nuko wakora igishoboka cyose kugira ngo ubone amafaranga. Turabaza abanyamakuru bakoreraga hano iwacu, bakora inkuru nzima bagira, ariko kubera amafaranga, kubera ubwo gusohora inda nini, kubera inda nini, bakira amafaranga mabi. Ubu nibo bari gutuka u Rwanda.
nawe rero ntawe utaniye n'abo ngabo, ntawe utaniye n'uriya Badrama, ntawe utaniye nande na bariya bose bari hanze, abo bose mubona nawe ntawe utaniye nabo. Niba ushobora gufata amafaranga ugatukisha igihugu cyawe kariya kageni, ukivuruguta mu bitaka kariya kageni, ugasingiza umugabo kariya kageni, akemera akagukoresha ukaba igikoresho cye kariya kageni, nawe uri umugambanyi w'igihugu, kubera ko wagaragaje isura mbi y'igihugu. Nawe uri umugambanyi, wagaragaje isura mbi y'igihugu, wagaragaje ko u Rwanda koko turi bampa, wagaragaje u Rwanda ko tutabashije gukora, wagaragaje ko tugomba gutungwa n'ibivuye mu gusabiriza. Uri umwanzi w'igihugu wowe, nta soni. Ntuzongere kuvuga ngo ukunda igihugu ugisebya muri buriya buryo ku mafaranga. Ubwo se baguhaye miliyoni wakora ibingana iki? Ufite ubushobozi n'igihugu wagihirika, ufite ubushobozi na perezida wamuhirika, ufite ubushobozi inzego zose wazisebya, inzego zose za leta wazisebya. Niba ibihumbi 100 bishobora guhindura ibitekerezo kariya kageni, ubwenge ufite ni ubuhe? Iki gihugu kikwitezeho ni ikihe? Ikintu wafasha igihugu ni ikihe? Niba ushobora gusebya igihugu, reka ndekera aha.